Ibihe byiza kuri wowe dukurikiye. Nyuma yo kuvuga ku bibazo byo kugira amaraso make, abantu benshi bagiye bibaza cyangwa batubaza icyo bakora igihe basanze bafite amaraso make cyangwa bagiye kwa muganga, muganga akababwira ko bafite amaraso make. Ni iki bakora, ni iki barya kugira amaraso yongere kugera ku rugero. Nibyo tugiye kureba aha ngaha rero. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, twagukanda kuri follow, kuri like no kuri favorite, maze dukomeze kugeza ku musozi w'iyi video, dusobanukirwe impamvu n'icyo wakora igihe wagize amaraso make. Nk'uko twabivuze rero, umuntu ashobora kugira amaraso make kubera ko yagize fere nkeya, kubera ko yagize vitamine B12 cyangwa cyanocobalamin nkeya, kubera ko ari kuviramo imbere, kubera ko amaraso ye adakorwa neza, cyangwa kubera ko ayo maraso ye ari kwangizwa mu buryo budasanzwe. Ibi ngibi rero nibyo ukwiye gukemura. Nimba barasanze ufite icyo bita anémie microcytaire, ni ukuvuga basanze ufite amaraso make ariko basanga n'icyo bita volume corpusculaire ari ntoya, ni ukuvuga y'amaglobule rouge yawe ari mato, biba bivuze ko ufite fere nkeya. Ukwiye kurya ibiryo bikungahayemo fere. Ibiryo bikungahayemo fere turabizi ni isombe, ni epinard, ni brocoli, amashu genda kumera nk'amashu fleur, wenda biba bisaba ndaza gushyira udufoto. Brocoli ni iyi ngiyi, isombe abantu bose barayizi. Usibye ibyo ngibyo ushobora kurya poivron. Ibi ngibi biba birimo fere ihagije, ariko ikindi kibamo fere nyinshi ni inyama zitukura. Turabizi ko kurya inyama zitukura nyinshi cyane atari byiza, ariko igihe wagize ikibazo cya fere ni byiza ko warya inyama zitukura, kuko nibwo ushobora kubonamo fere ihagije. Usibye ibi ngibi rero, usibye kurya ibyo ngibyo, ibyo ushobora kubirya byagera mu nda yawe ntibive mu mara ngo byinjire mu maraso, bityo rero bikaba byaba ngombwa ko ugira wa musemburo wita transferine, bikaba byaba ngombwa ko ugira uba udafite ibindi bintu byatuma iyo fere itinjira mu maraso yawe. Ibintu bishobora gutuma fere itinjira mu maraso yawe bya mbere ni calcium nyinshi. Calcium nyinshi, iyo ufite ikibazo cya fere nyinshi cya fere nkeya, iyo ufite ikibazo cya fere nkeya biba byiza kwirinda kunywa amata menshi, kuko amata menshi aba arimo calcium nyinshi, kandi iyo calcium nyinshi ikora competition na fere, bigatuma fere itinjira ukagira ibibazo by'amaraso. Ni nayo mpamvu igihe twavuze ko umwana bagomba kumurinda amata y'inka, impamvu twavuze ya mbere ni uko ayo mata y'inka aba arimo calcium nyinshi, yatuma umwana agira ikibazo cy'amaraso make. Ikindi ukwiye kwirinda cyatuma iyo fere, nubwo waba wariye ibiryo birimo fere, iyo fere ntiyinjire mu maraso, ni ukunywa icyayi cyinshi cyangwa ikawa nyinshi. Ikawa nyinshi, icyayi, iyo teophiline cyangwa cafeine bishobora gutuma gukora competition n'iyo fere ntiyinjire mu maraso. Bityo rero ukaba uzi kurya neza, urya inyama, urya izo brocoli, isombe, epinard n'ibindi, ariko nanone ibyo kugira amaraso bikanga neza, ariko ukaba ugomba kumenya ko bishobora kuba bitewe n'icyo ngicyo, icyo kibazo cyo kunywa icyayi, ikawa nyinshi n'ibindi. Tugiye ku kibazo cya anémie mégaloblastique cyangwa anémie macrocytaire, iterwa n'uko umuntu afite ikibazo cya vitamine B12 cyangwa cyanocobalamin. Nimba ufite ikibazo cya cyanocobalamin, wagiye kwa muganga basanze ufite amaraso make, barebye basanga volume corpusculaire moyen en hémoglobine iri hejuru, bivuze ko ufite anémie mégaloblastique, ni ukuvuga ufite ikibazo cya vitamine B12. Nimba ufite ikibazo cya vitamine B12, dukwiye kumenya ko ahantu hamwe gusa ushobora kubona vitamine B12 ni mu nyama z'umwijima. Inyama z'umwijima z'inka, inyama z'umwijima z'ihene, nizo zonyine ushobora kubonamo vitamine B12. Usibye aha ngaha hari imiti
baba barakozemo vitamine B12 ushobora kujya kwa muganga bakayiguha y'inshinge cyangwa ibinini maze ukongeramo ukiyongera vitamine B12. Usibye ibi ngibi rero ushobora kugira ikibazo urya iyo nyama y'umwijima irimo vitamine B12 wirinda n'ibindi ariko ukaba unywa inzoga. Turakwibutsa ko iyo umuntu anyoye inzoga nyinshi zituma vitamine B12 itinjira mu maraso. Rero nimba ufite ikibazo cy'amaraso ukaba uzi kunywa inzoga, please zihagarike kuko izo nzoga zishobora gutuma utabona vitamine B12. Ikindi twavuze ni omeprazole. Nimba uhora urwara igifu, wajya kwa muganga bakazasanga ufite ikibazo cy'amaraso make, gabanya kunywa omeprazole, ahubwo ushaka ubundi buryo wakuvura icyo gifu cyangwa wajya kwa muganga akakuvura icyo gifu. Twavuze ko omeprazole iyo yifashe ituma acide iba nkeya, acide yaba nkeya, iyo bita facteur intrinsèque de calcium ituma vitamine B12 yinjira mu maraso ikaba nkeya. Iyo facteur intrinsèque de calcium yabaye nkeya rero vitamine B12 iba nkeya, nubwo waba uyirya nubwo waba uyibona mu buryo buhagije ntabwo yinjira mu maraso, bityo rero ikibazo cy'amaraso yawe kigakomeza. Urumva rero ko gishobora kuba giterwa n'imiti ufata. Ubundi buryo bushobora gutuma ugira ikibazo cy'amaraso make twavuze ko ari anémie hémolytique. Anémie hémolytique bishobora guterwa nuko soit urwaye drépanocytose, thalassémie, cyangwa amaraso yawe ari gukorwa ku bwinshi bitewe cyangwa ari kwangizwa ku bwinshi bitewe n'indwara ziri chronique cyangwa ziri aigu ufite mu maraso yawe. Ushobora kuba urwaye malaria, wagira warwara malaria rero bikatuma izo Plasmodium falciparum zikangiza amaraso yawe cyangwa globules rouges zawe, maze ibingibi bikaba byatuma ugira amaraso make. Nkuko warwara izindi ndwara nyinshi, amamikrobe menshi y'ubwoko butandukanye yaba ari mu maraso yawe, akaba yatuma ugira iyo anémie hémolytique. Usibye ibingibi rero, nimba wagize ibingibi biba bisaba kuvura izo ndwara zatumye ugira iyo anémie hémolytique. Aho umenyera ko wagize ikibazo cy'amaraso make atewe n'iyo hémolyse, nuko amaso yawe aba umuhondo, ukihagarika inkari z'umuhondo cyane cyangwa ukihagarika inkari zenda kuba umukara zenda gusa nka koka. Ahangaha ugomba kumenya ko n'ikibazo cy'impyiko gishobora kuba kirimo. Ikindi ukwiye kumenya nuko ushobora kugira anémie cyangwa ukagira amaraso make bitewe nuko atari gukorwa mu buryo buhagije. Iyo amaraso atari gukorwa mu buryo buhagije, ahari gukorerwa harangiritse, bimwe bita anémie aplasique, biba bisaba kujya kwa muganga bakamenya impamvu ayo maraso yawe atari gukorwa neza, bakaba bakuvura. Ikindi ushobora kugira nuko ushobora kugira amaraso make bitewe nuko soit hari indwara ziri aho amaraso akorerwa muri moelle osseuse. Aho ngaho iyo hari ikibazo rero, soit hari indwara, hari amavirus, hari kanseri y'amaraso nk'uko twabivuze, biba bisaba ko bakuvura, ukajya kwa muganga, ugashaka umuganga witwa hematologist cyangwa hematologue akakuvura. Ikindi gikunze kubaho nuko ushobora kugira ikibazo cy'amaraso kubera ko wagize urwagasha rwabyimbye. Ushobora kugira urwagasha rwabyimbye cyangwa bimwe bita ngo ni gistion, mu byaro benshi babyita ngo ni gistion. Urwagasha rwarabyimbye, inda yawe yarabyimbye cyane, ukumva mu nda yawe harimo ikintu kimeze nk'ikibuye. Bishobora kuba biterwa n'urwo rwagasha rwabyimbye. Hyperplasie splenique cyangwa urwo rwagasha rwabyimbye rero narwo rwonyine rushobora kwangiza amaraso ari gukorwa mu buryo busanzwe, bikaba byatuma ugira ikibazo cy'amaraso make. Iyo urwagasha rwabyimbye rero biba bisaba kurubaga bakarukuraho, maze ukaba aho ngaho ugakira icyo kibazo. Nizere ko iyi video yagufashije. Nimba nanone yagufashije ukagukanda kuri follow, kuri like na favorite na ubutaha. Bye.